kuri twe aho bigana amafaranga na ya banka kunyibwo ndabyumva bigana kuko nta muntu ufite uzabirya w'inkoko ntawe niwabirya iby'inkoko Sofatude izikamwe twakodesheje duca amadolari 200 ku munsi kuva hakize icyumweru cya mbere ibihombo biri ku rundi rwego bino bintu nkuko Mugamage bivuze tumaze imyaka ariko biza tugura n'abaturage buri muturage ufite umurima urengeje hegitari 5 afite akantu kitwa kamashini kitwa grade arakoboresha mu bakobora akajyana akayungurura no kuyungurura akavuga ngo uyu nguyu udacitse cyane ni nomero ya mbere nukuri uyu nguyu uri mu icumi ni nomero ya kabiri ibi niko bimaze igihe bimba nkuko ubona umuceri w'umunyarwanda umeze ku isoko nukuri tugura n'abantu bari ku rwego rwo hasi njyewe navugaga yuko ndokotse ntabwo nasubirayo ntajya n'ahandi nkahinga cyangwa gukora ibindi kuko ni ukuri kw'Imana umuntu wari ufite miliyoni 100 nayo moteri ari bukuremo yabisubiza Tanzania yabisubiza ntabwo byakunda kuko twazanye umuceri twaguze umuceri tuguze n'abantu tuzi ko turi umuceri wo kurya ni ukuri pe turasaba ngo mutwumve mwumve niba nayo mpamvu turi kumwe na FDA twabaje mwuka byaramo ibintu bintu usanze byica abantu nta nicyo twavuga twamenye ko natwe twakoze amarorerwa ariko niba bitica abantu FDA mutubabarire naho baratubwira ati rero twebwe turakora ibyacu tuzabereka hano muzajya gusaba imbabazi nuko kw'Imana nta mumwe wari ugambire kukiba imisoro kuko bino bintu ntabwo bisora mwadukureho umusoro muvuga ngo abaturage babone ibintu bihendutse nako impamvu ubona gazazagana nyinshi ari umuceri ureze urimo uramanuka cyane pe kuburyo umufuka w'umuceri kugura 10,000 y'amanyarwanda kuko dufite igitekerezo cyo kubwira ngo umusoro musubize kuko pe bejeje umuceri bashobora gucuruza imyaka 8 badahinze ni mwinshi cyane pe ari nacyo kibazo bagenzi bacu bazana umuceri w'umuhinde bagize mbere ko baza kuturiga iwanyu babaje kubitubwira niba udahagarika kuzana umuceri tugiye gukora iki byose babitubwiye Rurango yabitubwiye mu Afurika yabitubwiye bose n'abavuga n'amazina twahuye nabo baratubwiye umuceri muzana impamvu mudukata nuko muzana umuceri bafite n'amakuru abo muri bo bafite amadepo hari bafite baziko no umuceri bajya bawuzana bazi ko umuceri bafite kandi ko natwe umuhinde turawufite umuceri w'umuhinde ukurishije umunsi dudahagarika mu Tanzania nta muceri wakongera kuva hanze ya East Africa uko niko bimeze pe niyo babona uyu muceri muvuga niyo twavuga ko tuzone 100% utavunitse nako 100% cyangwa 1% broken muhinde waza mu mezi nk'atatu mu kwezi kwa gatandatu umuceri mu Tanzania wagura hano 13 kuko pivuye ku 2,300 kilo ku muhinzi bamaze kugura edingo ujya ku 1,300 uyu munsi hamaze kuvaho kimwe cya kabiri hafi nk'ukuri mu turi abantu bumva turi tayari gukora ibyo mushaka ariko mudufashe tugabanya igihombo kuko njyewe ndabota burikanya paneje cyamura amafaranga na ya bank nuko imutubabare mutwumva ntabwo tugiye tugambirira ikintu kigukuru u Rwanda umbabarije abanyamakuru ya Mariyange ntimyashyire muri mutwumve pe mutwumve turarangiye amafaranga nta numwe ufite amafaranga n'ubwo ijana kujana na ya bank uyu munsi ni TV nta n'ufite amafaranga yo kwishyura twararanguye byose byaraje biri hano hari ibyo dufite nyuma twishyuye ibyo ntabwo tugeneye kumenya bari bazatwambura ariko mutubwire niba mutwe muhagarika kuko ntabwo izo standard z'abatanzania zizaboneka n'ukuri ntabwo zizaboneka nazo nganda zihari dugura n'abaturage bari mu none ubona dufite amahirwe u Rwanda rwateye imbere dufite n'abajyanama beza mutugira inama n'inganda zahana abantu nazo zakurikirana nta FDI bahariya nta ahantu tugura ni mu birometero 200 tuvuye ku mupaka ntabwo FDI va Dar es Salaam ngo izi hariya yabo nta ukubeshya yuko tugura n'abantu bazima ntabo nanga ingana nzima ntazo nukuri pe nukuri pe muduko ibishoboka byose muduhe warning yanyuma n'ubundi ni baramukoze tumaze imyaka tuyikora komishona turi tayari guhinduka nukuri turapfukamye turasaba imbabazi n'ubu turapfukamye turasaba imbabazi pe uyu muceri twabuzanaga uhaguraga make abaturage bakagura rwose impamvu ubona umuhinde wawe wahagaze muduha amahirwe yanyuma rwose ndabinginze muduha amahirwe yanyuma pe turatakamba pe muduha amahirwe yanyuma ntabwo twagambiriye nta kwiba umusoro wari urimo ko ntibisora turabinginze komishona turi tayari guhinduka n'ukuri twagira ngo tubasobanurire ku bijyanye n'inama tuvuyemo twakoranye na Rwanda Revenue ku kibazo cy'umuceri amaze iminsi mwumva
twazanye umuceri kuva ku itariki 29 nibwo imodoka zinjiye, dusanga hari itegeko rishya tutari dusanzwe tuzi. Twapakiraga imodoka zikanyura ku mupaka zikaza zikinjira zikahita zigenda ku maduka tugacuruza, ariko kuri 29 hasohotse itegeko rishya ko zigomba kunyura muri Dubai Port, bakazipimira bakazifata ibipimo kugira ngo barebe ko umuceri tuzana ujuje ubuziranenge. 29 z'ukwa gatatu z'ukwa kabiri Rwanda FDA yakoze inshingano zayo, yarapimye isanga ibipimo ntabwo bihura n'ibyemewe mu gihugu. Ni muri urwo rwego twakoranye inama nabo batubwira ibisubizo byavuyemo, ariko twe twabikoze mu kutamenya. Turabatakambira tubabwira ko batworohereza ibyo bicuruzwa n'ubundi bisanzwe biza ku isoko, ntabwo ari bwo bwa mbere twari tubizanye. Hashize igihe kinini ducuruza umuceri wo muri East Africa, ntabwo twavuga ngo nitwe twatangiye kuwucuruza. Twe twinjiye mu bucuruzi dusangamwe abandi kandi nabo bawucuruza. Iyo gahunda yo kuba bapima broken ntabwo yari isanzwe iriho. Rero bapimye bitewe n'ikitegeko riteganya ku biribwa byinjira mu gihugu bivuye mu bindi, basanze bitujuje ikitegeko riteganya. Niyo mpamvu rero twakoranye inama nabo, batubwira ko nabo bakorana inama n'abandi inzego zose zibishinzwe kugira ngo babashe kurebera hamwe icyo badufasha kuri uwo muceri wacu. Rero twakoranye inama na Rwanda Revenue, batwakiriye neza, ikibazo cyacu bacyumvishe, batubwiye ko n'ubundi bagiye kugikorera ubugenzuzi bafatanyije n'abandi bakazaduha igisubizo gikwiriye. Icyo twishimiye cyane mu nama nuko na FDA yapimye gasanga ari ibyo bateganyije, nta kintu kidasanzwe kirimo cyagira ingaruka mbi ku baturage. Umuceri waribwaga n'ubu waribwa, ntabwo wakwica. Icyo ni icyizere cya mbere cyanaduhaye n'imbaraga zo gutakamba uko basanze nta kibazo ufite. Hanyuma umuceri mwazanaga hari export license mwahawe bigaragaza umuceri mugomba kuzana icyiciro urimo, niba ari grade 1 niba ari grade 2 cyangwa se grade ya gatatu, nk'imiceri yemewe kuribwa hano mu Rwanda. Mwebwe uyu muceri mwazanaga ntabwo mwabaga mwabanje kubona mufite n'ibyangombwa bigaragaza ngo ni grade ni mwawukuraga he ku buryo icyo kibazo namwe cyabatunguye? Aho mwawukuraga ntibaguraga ngo kwa grade? Twebwe muri East Africa nta nganda dufite zihambaye zibasha gukora zitunganya umuceri ngo zinashireho n'amabroken na grade ku mifuka. Twebwe ubusanzwe twasabaga ibyangombwa muri FDA na Rwanda Revenue bakabiduha, tuzana grade ya mbere na grade ya kabiri. Bitewe nuko nta laboratoire dufite badupimiraho turangurira, twebwe twapimishaga amaso tureba tukabona umuceri mwiza bijyanye n'ibice biri muri uwo muceri, tukawushyira muri grade 1. Ufite ibice byinshi tukawushyira muri grade 2. Mu by'ukuri nta nganda dufite muri East Africa zishobora kudutunganyiriza produit kugira ngo iri kuri standard zikenewe mu gihugu. Ikindi tugura n'abaturage, ntabwo tugurira mu nganda. Abaturage baraza bagatonora imiceri mu nganda ntoya bakayungurura n'inganda zabo ntoya, noneho bikajya muri grade bitewe nuko bo babireba, natwe tubirebesha amaso kuko nta laboratoire zihari. Ese ibyo ngibyo biri kubagiraho izihe ngaruka nk'abacuruzi? Nk'abacuruzi dufite ingaruka nyinshi cyane. Kugeza ubu ngubu nkanjye uhagaze aha ngaha iduka ryanjye rirakinze. Dufite credit twishura, twarahagurutse kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Dufite credit twishyura, ntabwo ushobora kujya kurangura toni 70 ku mafaranga yawe bwite udafitemo credit ya banki. Ingaruka ya kabiri, dukodesha imodoka z'Abatanzania. Ubu munsi wa none uhereye ku itariki 29 turishyura amadolari 200 ku munsi. Abashoferi bakeneye kurya, bakeneye ibibatunga muri minsi. Dufite ingaruka zo kudacuruza kugira ngo tubashe kwishyura imyenda ya banki. Dufite ingaruka y'ibihombo byinshi duterwa n'imodoka z'abandi twakodesheje. Rero twebwe icyo dusaba nuko badufasha
nuko n'ubundi batwumvishe baduteze amatwi ikibazo cyacu bakakidukemurira kuko ingaruka z'ibihombo dufite ni byinshi cyane uko iminsi igenda yiyongera niko n'ibihombo byiyongera. Wenda niba nabyumvishe neza nuko ingamba icyemezo cyafashwe n'ubundi cyashingiye ku itegeko ryari risanzwe niho rukuvuga ngo broken igomba kuba itarenze ingi kugira ngo umuceri muri grade 1 cyangwa 2 cyangwa 3 ni ibyemezo ni itegeko ryari risanzwe rihari. Mu by'ukuri baratubwira ko itegeko ryari risanzwe ririho ariko twe ntabwo twari turizi nkanjye ku giti cyanjye itegeko ry'uko umuceri ugomba kuza mu Rwanda hari broken nizi zikenewe ntabyo narinzi. Ntabwo wabuzi yuko ibikenewe ari ibi ngibi ngo uzane ibidakenewe. Ibyo twakoze byose twabikoze mu kutamenya, ari nayo mpamvu dufite imbaraga zo gusaba imbabazi kuko icyaha twakoze ntitwari tukizi kandi icyaha ni ugusubira icyaha. Uyu munsi wa none turabasaba ko batubabarira bakaduha ibicuruzwa kuko bidafite ingaruka ku buzima bw'abantu tukabicuruza ariko noneho tukabizeza ko tuzagendera ku gikenewe ya standard bashaka broken tukayikora twajya inyuma yayo none tukazabona guhanwa gihanukiri kuko ntituzasaba imbabazi kuko tuzaba twishe itegeko turizi. Muri abacuruzi bangahe mufite ibicuruzwa birimo hano kugeza uyu munsi wa none turi kampani 26 zigizwe n'abantu batandukanye. Hari kampani igizwe n'umuntu ku giti cye, hari zigizwe n'abarenze umwe. Ubwo urumva abacuruzi bafite ibintu mo hano bararenga 26. Bafite mugereranije n'ibirangana gute? Tugereranyije biri hafi muri toni 800 cyangwa 1000 bitewe nuko hari ufitemo toni 70, hari ufitemo 150, hari ufitemo 120, hari ufitemo 105 bitewe n'imodoka yinjije. Hari ugeze gukomoza kuko ngo ku isoko naho hari uburyo bitangiye guhinduka kubijyanye n'ibiciro. Hamwe n'ubucuruzi nta kuntu muri kubivuga. Ibyo byo birumvikana namwe murabaza icyo muzi nka mwarimu. Ntabwo umuceri wari usanzwe ugura ibihumbi 18 niba ubuze ku isoko ngiye kugura umuceri ndahasanga wa 20 niwo ngura kugeza uyu munsi wa none hari umuceri waguraga ibihumbi 26 uri kuri 35 uwa 18 uri kuri 25. Ingaruka zo ni nyinshi ntabwo ari twe twenyine n'abaturage byabagizeho ingaruka. Kandi ni wa undi na utarapimwe niwo uri ku isoko wose ntupimye waba ari umunyarwanda waba ari umuhinde umuceri uri ku isoko wose ndumva nzi neza nizera neza ko udapimye umenya ibipimo ari twe byahereyeho. muri make namwe mwawinjizaga ariko ntupimwe cyane twese twawinjije udapimye. Niki muri gusaba kugeza ubu? Icyo dusaba kugeza ubu ngubu nuko batubabarira bakaduha umuceri wacu tukawushyira ku isoko tukawucuruza noneho hanyuma tugakurikiza amategeko n'amabwiriza agenga ubucuruzi bw'umuceri mu gihugu. Mwari mwumvikanye musaba muti niyo mwasubizaho umusoro kubera iki mubivuze? Impamvu tubivuze nuko dufite amajwi yuko icyateye iki kibazo cyose nuko hari bagenzi bacu bemporta umuceri uva mu Buhinde bo basora ariko twebwe tuzana umuceri wo muri East Africa uri exanore. Rero kuko tuwucuruza ku giciro kiri hasi bo ntibabona isoko rihagije nk'iryo dufite. Niyo mpamvu twifuje aho kugira ngo dufatwe gutya niyo twasubirizwaho umusoro ariko twese tukagendera muri standard imwe nk'abacuruzi b'umuceri bose mu gihugu. Ibyo mutubwira turabyumva kandi n'abayobozi ba muri FDA bari babitubwiye ko twakoranye inama n'umuyobozi wabo. Twese turamubaza se nyakubahwa ko umuceri tumaze imyaka tuwuzana kandi umeze gutya mukaba mwarawudupimiye hari ibyakwica abanyarwanda harimo ingaruka isumu wenda nakoresha sumu mbese ibyakwica abanyarwanda ati ibipimo byose twapimye nta na kimwe cyakwica umunyarwanda byaribwa ariko twarabipimye dusanga uracikaguritse grade twebwe tugurira Tanzania aho tugura ni nko mu karere hano n'ubwo wapima umunyarwanda none aha uyu muceri muri izi nganda zo mu Rwanda wajya n'inyuma ya grade y'uwacu wo tuzana kuko hari aho tugurira natwe ntago tugura mu bahinzi tukazana tukawuyungururamo uko dushoboye tukawuzana ku isoko ry'u Rwanda. Ntago ari ukuvuga ngo
tugura mu nganda zihambaye cyane zikomeye nk'izi ngizi zo mu Buhinde. Nyakubahwa CG, uyu muceri uva mu Buhinde uzasome ku mufuka wanditseho boiro, bafata izi nshenga izi muvuga twazanye hano, twe ntabwo turagira ubushobozi nk'ubwabo, bakawuteka ukaba igikoma, bagasohora kamwe kamwe bakazana ku isoko ry'u Rwanda bagashyiramo na produit, kuko umwe umeze nka biria nk'uyu nguyu bateka witwa bapana basmati, hari ubindi bateka bashyizemo ibirungo nka pilawu, waca mu isoko ukareba ni produit baba bashyizeho, wose ukaza ufite intete zisa. Twebwe rero ubwo bushobozi bwayo ntabwo turabugira. Izo nshenga bavuga twazanye ziri hano mu mamodoka zacu, ngewe imodoka yanjye mazemo iminsi imbagiye kumara ukwezi 2, nishyura umusoro, amafaranga ni aya banka, ubu narararanyije uko kwezi. Nagira ngo mbaze ngusobanurire, ubundi twaje kugutakambira. Twebwe cyatuzanye none kugutakambira kugira ngo dufashe izo grades, iyo dusanga harimo ikintu cyica umunyarwanda bari kuvuga ngo ndagusubizayo, ariko noneho ni ukuvuga ngo uriya muceri twazanye tumaze imyaka tuwuzana, ariko nimba byananiranye bavuga ati noneho turashaka grade niyi, turagenda tubikoresha uko dushoboye, dushaka amamashini tubikore. Ariko ubu mutubabarire, izi modoka murebe ukuntu mwaca inkoni zamba, nta bintu birimo biri bwica umunyarwanda nawe urya. Ni umuceri mufite hano muri telefone cyangwa imodoka iri hano, nagenda nkawukuzanira ukawureba, kuvuga ngo hacitsemo 5% ntihuye na grade bapimye hano mu ntuza, ntabwo byahura rwose n'ubundi. Ariko turagerageza uko dushoboye, natwe ntabwo tuzongera kuzana umuceri ucitse. Maze iminsi tufite igikorwa cyo kugenzura muri rusange imikorere muri sekiteri zinyuranye, habanje by'amabati, ubu tugeze ku bintu by'imiceri, kuko ibibazo tubonamwo cyane cyane muri importation yayo, nyuma y'uko hemeje ko umuceri na kawunga bisonerwa umusoro wa TVA. Hari ikintu twabonye kidasanzwe kiri kuba muri iyi minsi, burimo giteye n'impungenge, bituma rero dukora ubusesenguzi ngo turebe icyaba kibitera. Icya mbere turabona haza umuceri mwinshi cyane uburyo budasanzwe, ariko tukavuga ati ni byiza buriya iyo nyine babonetse ku isoko, wenda n'abanyarwanda barahindukirwa. Ariko muri uko gusesengura hari ibyo twibajije byinshi cyane kugira ngo tunarebe niba ko ese bawuzana bamenyekanisha gute imisoro yabo muri rusange, imisoro ku nyungu, kuko ubundi iyo VAT ivuyeho ni ukuvuga ngo twakabanye n'umusoro ku nyungu wiyongera, kuko muba mutasoze muri gasutamo. Ni nacyo tunabategerejeho kihariye, ariko iyo tureba uburyo mutanga za fagitire ntabwo turi kubona. Ubwo nabyo ni dosiye yende tuzahamagara mu giti cye. Icyo ni ikibazo cya mbere, turi kubona ko amafagitire yanyu mu byo mucuruza n'ibintu mwagiye mwimporta harimo ibinyuranyo bikomeye. Ubundi turaboneraho tubabwira ko mu gihe muzamenyekanisha umusoro ku nyungu y'umwaka, niba hari uzi ko hari ibyo atakoreye fagitire, ubu ni chance tubahereza kugira ngo mu binoze, kubera ko dufite imibare uko yagiye yinjira. Icya kabiri, dushobora ngo tunarebe na kalite mwinjiza, ese yujuje ubuziranenge. Ejo bundi twafashe nibura nk'amakamyo 26 tugiye kuyapimisha baturebera ubuziranenge bwayo, dusanga iyo miceri hafi muri izo kamyo 3. Ariko ntabwo ibyo dukora gusa ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo turi no gukurikirana ngo turebe n'ibyo mwazanye imbere. Buretse rero amakamyo ari ahangaha, rwose turabaha amakuru mu buryo ubu turi no gucukumbura, dusesengura ko biri muri systeme yacu, aba baranguyeho bose. Ubu nabo ntibikabatangaze kumva ko hari imiceri tugiye kuvanayo y'abantu bashobora kuba bafite imiceri mwabahaye, kubera nayo kureba niba yujuje ubuziranenge.
rero nagira ngo nanone mbere ko muri turi kumva turi kubona mu binyamakuru bisa nk'abantu bashyushye bagaragaza ko Rwanda Revenue iri gufata ibyemezo igiye guteza na crise mu gihugu, ariko twe tukumva ari byiza ko duhura nabo bireba ngo twumve ikibazo cyabaye mufite ni ikihe, niba hari n'uwarenganye twe twamurenganura, ariko bitabaye gusa nko gushaka kugumura abaturage, kandi mu by'ukuri nta n'ikibazo tubona turi gukora akazi kacu nk'uko bisanzwe. Ariko ngewe nk'umuyobozi nkumva ari byiza ko tuhura namwe kugira ngo mutubwire ese hari ikibazo cyihariye mubona, ese batinze kubaha amaraporo ku bicuruzwa byaje ngo umenye niba ko neje ubuziranenge mwabisubizayo, ikibazo gihari ni ikihe. Navuze reka nihamagarire kuko abo bireba wenda muduha amakuru yatuma hafatwa ingamba zihuse zo gukemura ikibazo, niba hari uwaba rwose yahuye n'ikibazo kikarengana hano muri Gasutamo. Ndavuze reka niyizire mumbwire, hanyuma turebe ikibazo cya buri muntu giti cye gishakire umuti. Niyo mpamvu y'iyi nama urebye, ariko ndi kumwe na komiseri nawe niba hari icyo yumva yanyunganiraho namuha ijambo nawe. Nujya mu byo kwemera kuribwa no mu Rwanda tubagira umuceri, sibyo? Dufite inganda zikora umuceri, izo nganda nazo zifite standard zigenderaho, bakaba bazi ko niba hari na grade 4 simbizi yo hasi cyangwa se hejuru sinzi kuba bipima, bakavuga ati ibyo ibi ni byo kurya by'abantu kuri izi grades, izi ni by'inkoko, wenda biba biri muri standard zemewe. Ntabwo rero wavuga ngo kubera ko igana inkoko turazirya kandi turazarya umuceri, ntabwo uvuga ngo uri umuceri zariye ntacyo waba. Ntabwo rero wavuga ngo kubera ko ntacyo muhari kube turebera. Njyewe ntabwo rwose mwemera ngo ko niba ari amategeko yanditse, ngewe ntacyo tunabihinduraho, nta n'icyo nabafashaho kindi, kuko cyaba ari ikibazo gikomeye cy'amategeko cyo kwemera ko kubera ikibazo cyavutse tuyica. Aho rwose ngira ngo mugomba kwemera ko mwabikoze, singize wenda byarabacitse, mwaba experts. Niba mujya no gusya buriya niyo kugira ngo zigrade ziboneke, buriya bakalculatinga n'imashini, kuko buriya iyo bizanye izo cenga abari mu ndazi kwaza mu ndazi ya sonderi, buriya nibyo biba bivuze afite bikongera ibiro. Umunyarwanda akaba yagura ibiro byinshi kandi amara yaguze ifarini ya sonderi nayo irimo buriya, bitewe n'ukuntu bawugosoye, kuko buriya uko bawugosora abariho za twatuntu tutamenya, dufite imyanya mitoya, minini, nta magrade afu. Rero grade yemewe kuribwa nini wabuze umuceri nyawo, buri dufite n'intete gusa zifite ukuntu bimeze ukuntu, kuko bimanuka bicishamo n'ututo duto nyine biba birimo n'umwanda wundi tuzaba bahita kwicara kwishura no guteza ibindi bibazo by'ubuzima. Ngewe nkibwira ko aho ngaho ni ikibazo cy'ubuzima bw'Abanyarwanda ku ruhande rumwe, n'uruhare na standard mu mategeko dukwiye kuba tutanyuraho gusa. Aho ngaho ubwo muremera ko mwakoze amakosa nyine wenda ntabwo twabana ahubwo twabasaba ko gusubizayo nk'uko amategeko ateganya. Iyo bimeze gutyo, kuko icyo rwose ndabagosora intete zimwe zigatambuka bitewe n'uko zingana, hakujyaho izindi bikagenda karikura mu function ibikenewe. Ngewe ntabwo numva ko twakora imyongereza n'amategeko, cyane cyane ko ndahamya ko no muri dekarasiyo mwakoze mwagaragaje itewe n'amategeko, sibyo? Ni ukuvuga ngo mwabikoze mubizi ibisabwa n'ibiki. Birashoboka ko wenda bo bababeshye, icyo kintu twavuga ko ntabwo turavuga ko bitari mubizi, ko muzi ibisabwa n'amategeko nari mwagaragaje impapuro zanyu. Ariko wenda biranashoboka ko mwahoraga mubizana bikitambukira, kubera ko effectivement icyizere cyarabaye. Noneho aho tugarure bamwe bimubujije buza ubwenge buzibujije wese tubonye ibibazo bigaragaye, tutangira noneho kwibaza n'ubundi buriya tujya gusaba ngo turebere abantu hariya byari gutambuka. Rero izo ni ibibazo biri navuga byacu natwe umunsi wose dushobora no kubyozwa natwe kuko twagize uburangare. Ntabwo rero navuga ko twabyitwaza twese, kubera yuko twakoraga gutyo byihorere ntabwo byaragoze atari byo, ntabwo dukoresha amakosa. Icyo numva gishoboka ni ukuvuga se ubundi ziriya grade zikoresha iki?
aho kugira ngo abantu bajye kubirya nta kindi kintu byakora mu bucuruzi wenda nicyo abantu bafata ese noneho duhinduye ko atari kujya gucuruza ngo abantu barye ubundi umuceri nk'ubu bakoresha iki ahangaha aho niho twavuga tukareka tubwiriza ngo tugishe inama n'izindi nzego ok aba bantu bari kujya mu bihombo baribeshye ariko si umuceri twawuha inkoko ese hari abantu bagura umuceri w'inkoko hano iwacu wakoreshwa mu ruganda hari ibindi bintu wakoreshwa ariko atari kuwucuruza ku bantu bawugira ibyo ni byo abantu bareba mu rwego rwo kubafasha ariko nabo ntabagarante ngo ariko bikumvikana ko badakwiye kucuruza umuceri w'inkoko ariko atari byo bagenewe muri standard z'u Rwanda niho nubwo twarwariza aho ngaho ngo turebe ibyo dushobora kubafasha cyatuma namwe mutara naho ibindi mpamvu tubemerere dutambuke muri gasutamo uburyo gucuruza mu magazini twese tuburye ntabwo byaba ari byo gusa aho naho kureba niho twarebera tukajya inama n'inzego zibishinzwe niba hari ikindi wakoreshwa noneho tukaba tureba ese tubemeye ngo winjire no ari ugukoresha iki izo grade zemerewe ku bakoresha mu Rwanda ndigera ko bitaba bibujijwe ko nazo zinjira sinjye ese abo ubundi izo grade abazinjira bazikoresha iki abajya babuzana bashaka gukoresha hari abanyabona kubona abahuza bafitanye contract na sport muri ntabwo hasi bakoresha mu Rwanda niyo nkunda kubona nabakozi twarwaye twareba ese mushobora kubona irindi soko ritari ryo kugushira mu magazine nta kindi mwumva rwose mwemere mwumve ko ni ikibazo kandi ikibazo cy'amategeko ngira ngo muzi ko mu Rwanda muranabizi muri uyu munsi ntabwo rero muzi ko hari abafite amashini k'umugore afite muri Tanzania muzi ko abafitiye n'akanishyize kuko isimye dukoresha hariya kujya kandi muzi ko mu Rwanda biza binabujije urumva ko naryo ni n'irindi kosa ry'akazi muzi ko kubera ko hano leta ishaka ko nyine karite iba nziza umunsi ziriya mashini mu gihugu kera rwose habayeho n'umukobwa wo kuzica ndabeshya ntimubizi kubera ko mwongera mukajya inyuma kujya gushakana n'umuceri ukozwe n'imashini zo hanze kandi muzi ko no mu Rwanda ubwabyo ziriya mashini zitemewe uburyo bwo gukoresha umuceri nibwira ko ibyo ni ibintu mu by'ukuri ngira ngo twumva akababaro kanyu ariko sira amategeko aradukumira mu bintu bigomba kubahirizwa sinzi icyo twabikoraho ikintu twebwe nka Rwanda Revenue ntabwo dushinzwe karite ntabwo najya kuvuga ngo ndendeza ko karite yinjira kubera ko ari mu mategeko yewe twebwe implementing gusa dushobora gukorwa ibisabwa n'amategeko niba kimwe n'izindi produit arizo tujyana bakajya kudukorera sample bakadukorera yaba ari muri RSB yaba ari muri Rwanda FDA no muri RICA buriya nabo bafite kujya baturebera rimwe n'ibyo dukeneye kwinjiza kugira ngo turebe niba koko byujuje ubuziranenge busabwa n'amabwiriza ndetse n'amategeko yo mu Rwanda iyo dusaba byujuje ntabwo tubitindaho ariko rero ibindi bibazo biri nyuma yabyo nta mariske mba mwarafashe namwe mwakaba mufite na degree yo gufata ya mariske ingaruka zayo bibaye bizagenda biti aricyo ushaka kubaza ntabwo dukwiriye gushakisha icyatuma tuvuga ngo duhe abaturage babirye ariko aho kugira ngo musiragire ese nta bandi babigura kubikoresha ibindi bitari byo kubigaburira abanyarwanda kugeza izi saha yakora byaraciye muri duwane mayibonye n'ibyo umushezi hano uvuze sikoro nyine isoko yaragitanze mwababaza mukumva ubwo isoko ubaha iryo soko ntabwo ntiyahera ku myanya akabibagurira akabibafurunisa sofa komande yabo y'umwaka bazimira gukenera ibindi gukora gutanga isoko mu kwa karindwi kandi bakeneye ko by'abanyagihugu rwose iby'umwaka wose babifite mubanze mugerageze mwenza muze hari sibo bonyine wenda ndibera ko nabura murebe iki mushakisha ahandi byajya mutubwiye tugenda twahabuze cyangwa twahabonye bakeneye kantine zingana zitya kuko niho dukwiye kurwariza ntabwo nyine navuga ngo tuzemera ko babishira kandi bitujuje ubuziranenge bwo abantu babirya niho mukwiriye gushakisha aho ngaho aho kugira ngo tubategeke kubisubizayo cyangwa tujye kubyangiza tubidestroying
nta handi babigura babikoresha mu buryo bwemewe n'amategeko. N'abo bantu bo borozi bafite ngewe ntabwo ibyo gucuruza imbizi rwose niyo mpamvu gusa mbasoresha nabo se ntababitwara mu bindi bihugu by'ibituranyi bashobora kuwukenera mukaba mwawutwara bakabashakira amasoko aho ngaho tena tukabafasha muri transit mukabiryoherezayo ahandi mwabishakira kuko urumva erega amategeko buriya ntabwo rwose mbona umuyobozi wavuga ati none mureke abanyarwanda babirye kandi amategeko yo atabyemera. So urashaka kuvuga ngo muri izo kamyo bashobora kusanga hari kamyo imwe ifite umuzima, so mukaba mushaka ko bapima imwe ku yindi. Mumenye ko kabaro kanyu n'akacu kifuza ko abasora hatagira ikibahungabanya, kuko tutakwemera ko hagira umuntu usora ukora ibintu bituma tudasoresha uko bikwiriye, cyangwa se ngo azane ibintu bijya ku isoko kandi bishobora no kugira ingaruka ku buzima bw'abanyarwanda. Ibyo byo rwose ntabwo nubwo tunabitindaho, ariko ibyo tuganiriye byari ngombwa kugira ngo nanjye numve ikibazo cyanyu. Ibyo dushoboye tuzabikora nk'uko ibyo tuvuganye aha ngaha turaza kubigenzura, noneho tuzabamenyesha hakorwa iki kuba nibura bazanye ibishobora kwemerwa, ni iki basabwa kugira ngo bashobore kubishyira ku isoko kubera ko wemewe. Ariko ibyo mwadekaraye byo birumvikana ko muzabihindura kugira ngo bijyane n'ukuri kwabyo muruzi n'ibisabwa, ariko niba ari ibintu biri hasi y'ibyemewe ibyo rwose ntabwo bizacamo. Nongere mbashimire kandi rwose mbihanganishe, birababaje nk'uko mwabivuze ko hari bizagiraho ingaruka mbi cyane, ariko ntabwo byaba biturutse kuri Rwanda Revenue, ntabwo byaba biturutse ku muntu ari we wese, ubwo nyine byaba ari za risque z'akazi kuko tubivuga risque de métier. Rwose icyo kintu Felicien yabivuze neza, hari ukuntu tuba dushaka kugaragaza nk'aho twateye ibibazo n'abandi bantu, ya makuru tuvuga atari yo ugasanga ahubwo bigize ingaruka zitari ngombwa kandi zitari zo. Aho naho rwose tuhazirikane. Naho nsoma mu binyamakuru ejo n'amakomantere kuri Twitter, ikibazo cyabahigize ikindi mfite hano n'ama-audio ibintu abantu bari kuvuga, buriya ziriya message bamwe na bamwe baba bavuga abantu barazisharinga, ndabifite rwose, ni nacyo yatumye mvura nyamara ndabona ikibazo kiri guhabwa uburemere, ndashaka kumenya ibyo ari byo uko bakivuga, bari kukivuga ukundi gutandukanye n'ibyo numvisha ahangaha, ariko biri kuri za audio wenda murabifite namwe. Iyo mu binyamakuru ibyo byandika ubona hari ikindi kintu kihishe inyuma kitari icyo twavuze ahangaha. Rero rwose inama bavuze ngo n'abanyamakuru baze tubivuge ku mugaragaro, tubyumvire uko bimeze, ariko nabo mwanya mbasaba mujye mutangaza ibintu mwabanje kugenzura, ubundi abwira abanyamakuru tureke gushyushya sosiyete ku bintu bitari byo, ibintu byitwa uko byitwa. Ngira ngo nyuma y'inama namwe muratanga amakuru uko ameze, ntibise nkaho hari icyacitse kandi nyamara ibibazo byabaye, bamwe batari babizi. Si ibibazo byatewe na Rwanda FDA, si ibibazo byatewe na RRA, nayo leta nta ruhare bifitemo rwose, turi gukora akazi kacu twebwe, byumvikane gutyo rwose. So mbashimire rero, murakoze, mugire ubuzima bwiza.